wasaze wewe wasaze uri muzima na soni mu maso yanjye mukaza gukora ibi we mva soka utusokera mu nzu nta ni soni wowe na rundi warasa ese reka manze nkubaza bera hano ndifite kiba warasaze uri muri rizana nitese Yesu se hano mwarazanye ntago nsuza abasazi Imana je ntago nyafata umusazi nkawe bimeze bi ibyo ni bicyo wambaye nshuti yanjye aya ntago ndi inshuti yawe ngo nk'inshuti yanjye gute none se hano hari n'umwuzimo basi ku buryo bavuga ngo nshuti zanjye ubwo nari ikigo gimwe inshuti zanjye ntago nako bagitoraguje amashashi cyafashe uwa leta mane bagitoraguje amashashi uri mu bikwa wasaze ndeka ngende n'ubundi byose ntiwabiteye urashaka gukora amahano wowe cya byose mbishyire hanze uraza unyivangira mu bintu wowe uzi uko byatangiye Nitwa Tesi mvuka mu muryango w'abantu bane mama wanjye musaza wanjye na murumuna wanjye mutoya data simuzi kuko yitabye Imana nkiri muto sinigeze ngira amahirwe yo kwiga kuko nakuze mfasha mama gushaka ubuzima bwa barumuna banjye rwari urugendo rutoroshye gufatanya na mama kandi dukora mu cyaro biraka byo mu cyaro ntago byari bikiduhagije kuko umusaza wanjye yari yagiye amashuri yisumbuye nahise mfatiye umujyi njya gukora akazi ko mu rugo aho niho nahuriye n'ibibazo ndimo nonaha nageze muri urwo rugo bamfata neza bihagije rwose ntekereza ko ariko bizahora bosi wanjye yaje kumfata ku ngufu none ndi mu gahinda katabaho hahandi nta nicyo namarira bene mama kandi naraje muri uyu mujyi ari cyo kinzanye Mabujana ubwo babona umunaniro umuntu afite ngo amugirire neza suriye nzayibyara ibyo nabikoraga ndi seriye hano ngo ndahatwitiye nta we mugongo urenda kwica iyi nda nayo yambayeho nk'umusaraba subu ibyo bizarangira byari sinajya iwacu navuye ntanda mfite ubu ngubu ndaho ngaho iwacu baracyazi ngo ni wa mukobwa wabo naho byararangiye kera subu koko gahinda kabeyona nyirako pe sumabujana nubwo ababona imvune mfite ku buryo yajya kunkoresha gutya abona nkuriwe gutya subu
Mana basi wambabari ukagirira neza uyu muziranenge basi njye ukandeka ariko ukarakura ubuzima bw'umwana wanjye. Mana yanjye koko ntabwo ubona urwo narushye kuki ibi bintu byose biza akaba ari njye byikubitaho. Basi Mana ndagusabye ngirira neza uyu mwana nwite nabonaga agahinda ngira azavuke basi ari umuziranenge murebe basi umugirire impuhwe ntiwite ku byaha byanjye basi wibuke rimwe gusa icyo naba narakoze basi kikagushimisha bari cyo yera wungirira neza nakenda siwazavukira mu gihe kanemere somo rwaje kuko n'ubundi nakundi nabigenza niye yenyine mpagaze nk'igiti kitagira amashami. Birangiza uyu murongo w'urubuga. Mana ndakwinginze unyakire basi urebe nanjye ko atari ubushake bwawe. Royiswe gusa gupfa ariko se magera ku izina ry'Imana ngiye ubukene buranyisha abagenzi babuze imihanda ngiye kwigira kwiryamira ko ndumva uburyo Mana yanjye njye nakoreye n'agahumbi nakanyweyemo akunda ubwo gihe umbwira ngo wanyweyemo icyuma uzagahinda uba urimo kuntera siko njye nabuze n'ijana. none se niba wabuze abagenzi nanjye nkaba nababuze uragira ngo bigende bite? warasaze ngo abagenzi nabuze abagenzi cyabyutse kintu sinzi cyari ngiye moto yanjye ngiye rwose ngiye kuyigira kwa bimeze yewe umutima umwe mba numva nayigurisha ariko ubundi nkavuga ati ese ko uhagaze ngo ufite ikihe kibazo? Ariko Mana kuki wemeye koko kwiba ari njye biba kuki wemeye koko ndakagira Mana
gutangira kunyitura imbere pe ize nkunze gushaka amafaranga sirinde yamfanga nayikuramo yamenya ko bizagenda urya ariko ngomba gukomera amenya ko ndi jyenyine amenya ko nta wundi wamfasha nkamenya ko ari ukwimenya Mana we Desi, uri mu biki? Ibyo ni biki urimo? Uri mu biki? Wasaze? ndeka ngende n'ubundi byose ntiwabiteye Urashaka gukora amahano wowe? cya byose mbishyire hanze uraza unyivangira mu bintu wowe uzi uko byatangiye Ceceka. Nta soni wowe. Urimo urasakuza muri iyi nzu nta n'isoni. wowe si wowe ki wareka nigende uramenyera ngewe uramenyera Bambwira, nanakubwira. Ubwize n'ukuri. Nicurangize n'ubundi byakoze nibyo byinshi Umva mubwire. nicara n'umwana wawe Ntanakigutera njye nta n'imikino ngerana nawe urumva? Amasezerano twagiranye ntayo uzi wowe. Ntayo uzi. wareka nigendera none ni gute wowe wivanga mu byanjye wareka niyica n'ubundi ko wanyice mpagaze Mbirangize mukuremo ngewe. Mukuremo noneho ubibone. Urimo urasakuza ku nteza urimo uranteza umugore wanjye nta n'isoni. Amasezerano nagiranye ntayo uzi. Urimo urasakuza. Mva mubwize ukuri. Ntanakwica nkaguhomba. N'uwo nguwo twita nawe akavamo. Uranyumva neza. Ni utaramombye umfashe iki? Wowe ufashe iki? Ni gute utamombye wowe ufashe iki? Uri ubuzima umara iki? Niwirirwa urya hano. Niwirirwa urya ahangaha. Ibyo ndi iwacu nari narabibuze. Atari urumende rwawe ngiye ntabwo nabura homba. Ngiye kankubwira. Haraburi akantu gato gusa kamwe. Byose ntacyo mfite cyo guhomba. None reka nze nkorohereze. Umva mubwire. Yica sugi sibyo sinyica. Nkorohereze. Cyane nakoroye ugira ngo ngiye ngo ndoroshye. Manika nkubwire. Waramfatiranye ugira kumfatira untera inda. Sinigeze njya kukurega mani hohoterwa. Kuko ibyo twakoze ntabwo twari twabiganiyeho. Nanze kurera uwo mwana. Waramubyeyi naga kumurera. Niwirirwa hano uri murarya. Hari ikintu kimwe. Umugore wawe umurya notezamo ntabyuzi. Wasibye. Uri murasakuza ahangaha waturiye inzu. Gutwita n'isakirego. Arabadatwita. Inda bazitera si benshi. Niba narateye inda ntaramaze. Amasezerano nagiranye nawe no kuzamubyara nkamurera. Okay, nanjye ndabibwira umugore wawe kugira ngo wumve iki. Usibye ubu ndashaka agaciro wanyica. Nakigutera ngewe. Uranyumva neza. We, mva mubwire. Ese ko uhagaze ngo ufite ikihe kibazo? N'ibipira byacitse ku akantuja none se ntago nsuza abasazi Imana je ntago nyafuza umusazi nkawe bimeze bi ibyo ni biki wambaye nshuti yanjye aya ntago ndi inshuti yawe ngo nk'inshuti yanjye gute se none se hano hari n'umwuzimo basi ku buryo bavuga ngo nshuti zanjye mbego nari ikigo ngo inshuti zanjye ntago ubona ko bagitoraguje amashashi cyafashe uwa leta mane bagitoraguje amashashi cyambaye ibirenge muri ikintu cy'igisore nk'iki cyakagombye gukora ikirere reba ubwo imbaraga ufite agakwiye gusabiriza isi rikaraga ijya yahese ko ngewe mbona isimbona ndi muzima ejo nawe yaba wowe ngo yarago nawe mwana do ubu sari gutera andi seseme ubu sari umuntu ukeneye kumenya kubona iyo seseme yawe ejo ibi byose byabumuye wamba bari yukarika kumena amatwi ko niba ahubwo uramufatishije amashashi ntawe umuzi umusange komeza urugendo rwawe bose mwamenye igiceri cy'ijana nimukadufate nabi natwe twavukiye
wagira ngo urwana n'ubite ntabwo abona mukiransuzuguye kireka nyipfira n'ubundi kimariye ikisi kunera iseseme gusa kugikomeza nzabishyira hanze nzavuga buri kimwe cyose waje tubwira afata breakfast ko yabonetse hanze ndasohoje rwose sha uyu munsi none akazi nakwishe neza sha ugira ngo se umunaniro wabura kuko mbona usa neza shiri umeze ute sava imigati noneho ko mbona ari hatari ndakoramo kamwe nakerewe mubabarire ubizi na jamu yari hakurya ku n'ibimeze rwose mubabarire sibyo ndakoramo gato mbona agashati shaba agateye noneho munsi kugira ngo si hatagera noneho babakobwa bari hara kunoza mu kazi ntibari buntwarira ako sibyo ntawantwara barabizi ko mukunda sibyo ako kamushyizemo n'agake akazi hari abakobwa ngo bari mu kazi ngo baragutwara oya ariko ntawantwara isaha umuntu wakuntwara subizi ko mukunda urukunda shiri kajya uhumura ko mbona subizi ko mukunda kutarya se umugati ngenda arya mo kamwe rwose ntakerewe mbabarire rwose sibyo merci ubwo reka mazina ashaka kwitambika kugira ngo niko kurabize ko nzahorana naho ubundi sha ntabwo isanzwe wemba ubundi ngiye kwambara byagiraga mu masaha nawe urabizi ntabwo nagiye ariko ndabona noneho akazi kapfuye pe none se umeze neza yameze neza isuku witonze nisanye ngo bigenze gute kambana ntabwo mba ntabigenje nabi nagushinja ikindi se sheri niba agiye koza zarakoza ku kazi warazikoze zararangiye hasigaye nkeya wawe ubu nagira kariya kazi nkakorangiza nkoza no gukora na kariya kugira ngo yagize ngo njye kugufasha aya biriya ni ibyanjye mba ngomba kubikurikirana
kutari kurya umugati se njye narya akangaka konyine wafashe n'akandi kare ahubwo iriya myenda muze kuyimfurira ndatura dusogisi rwose mu bintunganyirize nzajya muri mariage wibuka ko dufite mwene wacu uzakora mariage kwa gatandatu cyangwa ahubwo siko tutaranamutwerera ndabyibuka ahubwo se waje kuyamuha waje kuyamuha ningera ku kazi ndareba uburyo bimeze turebe ko twabikora aha kaya rwose uba wampaye nagushinja ikindi nanjye ninjira mu kazi nataka rwose nataka mfite kuraje mba nagukumbuye mvuga ni sinjyewe buro tugeze mu rugo rwose umugore wanjye nkamushyira igorora nk'ibisanzwe genda wice akazi ngiye nta kibazo mba ubu ariko se ko mba mubwiye ko ngukumbuye ndima ndi mu kazi ndi kugakora nagukumbura hari ikibazo birumvikana ariko nawe njya wita ku kazi ngiye mba nasigaye mu rugo musengera uransengera sheye ndagusengera cyane ariko ndabizi njya numva ko nubyuka saa 9 ukabwira Imana ngo mana ahubwo nawe ngiye kujya nkubyutsa nawe ibintu byo gusenga sugira ngo uranabindusha bura ko njya numva buri gusenga nkumva uzi ko urangiye nzi gusenga umunsi umwe tuzasenga nubirebe ngewe ndasenga ahubwo sozi ko najyaga njya no mu butayu hajya nurire n'imisozi kugira ngo amasengesho nagusenyega Imana kumbe bayavuze kuno yankobokeje amavi ashaka ugasetse kamubwira guhera uyu munsi mu gitondo oya nitujya kuryama uzayisenga mu gitondo saa 9 ubyuka usenga icyumweru cyose ndege uzabishobora oya ndabishobora ngewe uretse no gusenga ndanasengesha se njya musengesha se kigahunda baya nta kibazo rwose isebe ko none nta mbuto yazanye ahubwo se ku mugani ko najyaga mbona ajya ku muhanda ngagiye kuhaha imbuto kandi zihari Tesi nawe rwose ariko nta kibazo ngewe ukora ko birankereza rwose Tesi tuvuga ko atanyumva amasaha yanjyanye n'ubundi ndaza kuzirya nimugoroba mwihorere ubwo nyine aba yarangaye ariko nyine no kumukosora byo maze iminsi mbona ahubwo ntazi ibyo ukuntu akora akazi sinzi nawe ntabwo biba byoroshye abakozi se uriya yaje ansaba akazi anyinginga none ndebera nawe ariko yaje akora akazi neza ndetse n'ubu aragakora cyane rwose mbona ameze neza rwose aragakora buriya n'umwana mwiza kuva aho yatwitiye n'ibibazo byatangiriye ariko njye ntabwo ndi kubyumva it's okay Ben igiye ku kazi sibyo ndazi kuza kubikemura nta kibazo reka ngire ambutiyaje nayo iri imbere nayo ni hatari kungura amayinite umworeza amayinite harya se paka yanjye yarangiye oya ntacyo reka nzena ahubwo se sinyafite ko ndakohereza kuri mama nta kibazo bikoresha kada niko muko wowe ugira ubwenge ndabita umukobwa ni muzima wabaye iki Tesi ko mbona wagira ngo hari ikibazo ufite Tesi wowe n'intoki zawe ukaza ugakoramo hano ndi ku meza n'umugabo wanjye ukaza ugakozamo izo ntoki zawe hano ahubwo se kuva ryari nsangira nawe ku meza ashaka gukaraba se bivuze ko ugomba gukora ku isahane yanjye reba hano uri muzima noneho nimba cyangwa wenda watwitiye imigati hari wenda washaka ko yatwitiye imigati nyamuneka mugenze gato yayirarikiye ariko nawe bibaho niko wararikiye imigati aranyicaye ase iki gikorwa ni kizima
uri muzima ariko se genza make sheri genza make ako jya umenya yuko atwita umwana wawe nowe ariko se ni umubyeyi iriko erega muri aka kanya agiye kumubwira ndemoga watuje wamuretse koko ese usige wakokora mu bwonko numvise nshonje erega sheri hari ukuntu ngewe biriya bintu nabijya bibaho hari ukuntu umuntu ararikira nk'ikintu ko se watuje sheri nakubwiye ngo mbabarira none se niba yakoze ku mugati bikaba bibaye inama tesi ariko ndabona yanahindutse hari nawe ndabona hari nk'ikindi kibazo afite da ako nawe cisha make sheri ibyo bintu ntabwo ari byo nawe nawe ntongeye kunkoraho ako se waretse umukozi araza akansuzugura hano ku meza ubireba ngira ngo cisha make nawe ibiki se uko ameze ntubibona akakuriwe none se niba afashe ku mugati ni ikibazo stop wajya urimo ubu ntabwo ubona koko akakuriwe afashe ku mugati wenda yanawurarikiye rwose warya ureka ahubwo akira n'aka ngaka nako genda ugerageze sha niko ujya ucisha makeya urabizi ko twamufashije kandi amasezerano twagiranye nawe ntabwo yazi se we wambwiye uti bimeze gutyo na gutyo ukambwira ikibazo cy'ukuntu bimeze nkaba nanjye ntabyemera none se niba ageze muri iyo amezi no muri ibi bihe byo kuba yararikira ikintu genda nta kosa ririmo sheri tuza kandi sibyo tuza kandi ngiye kujya unyumve kandi nyumve uburyo urimo umuvugira uyu mugore nese ndamuvugira ariko se ndamuvugira gute sheri niba ukoze ku mugati urabizi ko akuriwe ikibazo kibaye ni ikihe none ikibazo kibaye wowe none se ngenda twite kuko njye niba ari kuvugana n'umukozi nkabona uri muraca mu ijambo oya ibibaye nonaha namvuga ko bibaho mu buzima none se niba arari kimugati akaba ataranayiheruka uburyo azana n'agasuzuguro kose akazayakura mu mugati nawe ukongera uwa karindwi akira umva nkubwire ko ariko se mu maso murimo muramvanga njye byanjye ku bintu murimo ni gute wuvugira umukozi sindamuvugira gute twari twicaranye aha singiye kubona nkabona afashe umugati ahubwo avuga ngo iyo aza akawusaba akabasha kuba yakubaha abantu asanze ku meza edaboro kuba atakubaha na sebuja uri mu rugo ngabakaza akahita afata umugati ako uyu mukobwa yanasaze we ese uri inkongozi hano niwe dukubwira ushaka wasaze ubundi tesi wasaze ariko ngenda mbona arwaye ndabona noneho yarwa nagira ngo ni imikino ariko noneho nagira ngo nibyo kurarikira imigati ndabona noneho harimo n'ibisazi uburyo nawe uri kumuvugira wagira ndamuvugira n'iki wagira ngo niyo wamubwiye ngo azanteshe umutwe ahangaha asi wajya utuza wajya ucisha make mwumva mbabwire munyubahe mu rugo rwanjye nta muntu ariko nanjye ndi umugore wande uri umugore nanjye nkaba niko mbese umva mubwire sohoka vanga sohoka ajya he sohoka umugore wande sheri watuje wacishije make ahubwo wacishije make uyu se ubundi yari ari umugore ubu ngubu niko uba utwite ubundi wowe birakugaragaza ko uri umugore wowe wabyara ariko mfite umva ndakwiyamye agasuzuguro kawe ariko mabuja ntabwo mvuze nabi kuba mvuze ko ndi umugore umwana aho yose aba ari mu muryango n'ahari n'iwabo rero nemerewe kuba narya ku kagati uwo mwana ubimenye guhereza uyu ntabwo ari umuryango we nawe ubwese usura umuryango wanjye umwana wawe ngo ni umuryango wanjye ariko ako gasuzuguro kahise nkashaka mabuja akamubwira icyo nashaka kukubwira n'ubundi wamamagaye nanjye ngushaka akamubwira si byo ntabwo nari nje mu byose bibi nari nshaka kubivuga vumvura ibyo wumva nkubona uhita urenga none aha ngaha nyine mabuja nyine nashaka kukubwira ariko uravuga iki ibyo ngibyo buhengera abantu bagiye ku meza ukaza kuvuga iki bundi wowe ibyo ngibyo kutabivuze mvuye mu kazi nimugoroba ubu ngubu nibwo ubonye byo kuza kuvuga abantu bari kurya ushyiramo intoki mu biryo n'imyanda yawe byose uravuga iki ese waretse akavuga katuva hejuru ngiye ko numva mumaze no kuntera umutwe
ndebe igihe mwahereye. nashaka kubwira ko iwacu bampamagaye bashaka ko ntanga amafaranga basubiza banjye y'ishuri. Ngo iki? Nyine nshaka amafaranga yanjye, urabizi ndimo amafaranga y'amezi menshi, ngiye kubyara nta kenda na kamwe mfite nta n'agapeti bato. Basaza banjye bakeneye amafaranga y'ishuri, nyine wenda mumbabarire naje nabi, ariko n'iriya migati nariye nariwe turayikura mu mafaranga yanjye mukatemo. Ase ubundi amafaranga avuga nangahe muri tumugezemo? Amafaranga uri kuvuga bakugezemo nangahe? Mabuja arayazi kuva nagira hano bamwembye amezi 2 yonyine, ntabwo yongeye kumwemba, kandi urabizi imyaka amaze hano ukuntu ari myinshi. Ubu nyine nibwo nyine amafaranga cyane. Ubu aho wahereye ako ubundi mwabanje mukareka njye mukabigira mu kazi ubundi ibintu murimo. Aho wahereye Ubundi we wasaze wewe, wasaze uri muzima. Na soni mu maso yanjye mukaza gukora ibi. We mva sohoka, utusokera mu nzu. Sohoka, sohoka genda. Sora mu mirimo. Ariko watuje abagore we, watuje. Ukasanga kumezo. Watuje. 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 Iki kiba. Ndebera nk'ibintu ukoze muri iyi nzu. Ako bundi. Inda kwivugira mu biki? Wese mwote kurwanira hejuru yanjye mwaretse nkaza nkigira mu kazi ibibazo byanyu mukabikemura. Reka nkubwire. Mbare kabiri. Nakikubona imbere yanjye. Ariko ndi kuvugira ibyanjye ngewe. Ariko nk'ubwo waje ugabanya umujinya, nk'ubwo abagutwaye iki? Umva bareka birasotse hano mu rugo. Nta nambara nshaka hanga. Sohoka mvira mu nzu. Ariko mabuja. Sohoka mvira mu nzu. Gutya nta mafaranga yanjye kandi ibyo mvuga arabizi. Ayo mafaranga. Ako ubundi wariye amafaranga. Mbabarira. Aho wahereye uza hano ukora So ubundi barakiroze ubundi. Barakuroze. Umva reba hano. Mbare kabiri. Ubundi Ariko njye ntabwo mubara ko ngewe. sohoka mvira mu nzu. Ubyara se abatarabyaye ni bande? Abatarabyaye ni bande? Sohoka mvira mu nzu. Nta n'isoni. Kubyuka unera umwaka wowe nta n'isoni. Sohoka. Nta n'isoni wowe. Kabone igihe kaba kahe. Agushira uburi mu bici koko. Wabyumva bariya koko. Muri mu biki. Umva nkubwire rero washanuwe mubwire rero. Ibintu byose utangiye gukora mu rugo rwanjye. Nkubwire. Ndagutegetse ngo uyu munsi kuva uyu munsi ntuzongere no kurenga no muryango. Uguma mu nzu zawe piriya ugume iyo ngiyo. Sizo. Ntazongere no kukandagira mu nzu hanga. Uranyumva? Ntabwo ariwe wabitangije umushyigikira azateza akavuyo hariya ku meza. Ngewe nabanje kugira ngo ariko nanjye mbakara amafaranga yanjye bagiye mureka kuba ibisambo. Niba muri abakoresha b'umuntu bivuze kuvuzamo. Reba hano. Umva nkubwire. Ntabwo waje kumvogerera urugo. Uranyumva? Ntabwo waje kumvogerera urugo. Uranyumva neza? Uzabaze. Nta n'isoni. Wowe uramvogera gutyo nta n'isoni. Riba amasaha yanjye mwangije. Nakabaye nageze mu kazi. Wowe nta n'isoni. Reba hano. Deba, wendi kubwira. Nta nuko biba. Ubutaha n'ibyo wishyuza. Ujye umenya wowe wishyuza. Uri kumva? Asuzugura wowe. Uko kimeze. Ndimbwa y'umukozi. Niba umukozi niba ari n'igiti. Ubundi mbikukora. Igihe uhora ufite genda guhaza. Uri kunyumva? Reba. Ndaguhaza. Mva nkubwire wowe. Kuva uyu munsi uzongera kurenga uno muryango. Uri kunyumva? Uyu muryango uzongera kuwurenga. Nzahita nyikuramo ngewe. Kandi byose niwe wate. Kiza kivanga mu makazi. Ntabwo ushiriye ubona kiba umva. Ngewe ko nta n'iki gice zampoye zanjye. Yagera kigiraga impuhwe se nagiye ntabwo hariya ku muryango atari njye wifuza. Uri kunyumva?
Je najya ngo uri mu muzima. Umva nkubwire. Tusohokera mu rugo tugenda. Uri kunyumva? Sha, kuna gasuzuguro uzabaza. Uri muraniriza. Uri gutera ndiseseme. Uri gutera ndiseseme. Ikinyabupfura cyawe gice do. Naho uzaje. Umva nkubwire. Tazansuzugurira umugore wanjye ndamukunda. Tazansuzuguza imbere y'umugore wanjye. Uzabaze. Nta n'isoni wowe na ubundi warasa. Ese reka manze nkubaza. Reba hano ndifite kibi. Warasa. Uri muririza kandi ufitezwa n'ikese. Yesu se hano mwarazanye. Gasuzuguro kawe. Ubundi nagira ngo uri umuntu muzima. Kumbe mva nkubwire. Ngewe ntabwo wansuzuguza. Reka manze nkubaza. Reba hano. Uri kundeba. Reba. Twagira ngo barakure. Wewe barakure. Barakure. Akazizana aratebidahanga. Nana yikuramo ngewe. Ubundi so ukubundi wakamiga. Mva nkubwire. Nje umaze kuntera umutwe. Rero ntukankinisha uranyumva neza. Erega nimaraniriza. Urazi kogera mu rugo rwanjye ntari. Reba ko nonyangirije amasaha yanjye y'akazi. Ese ubundi wa iki ngiki wagikorera iki? Mva nkubwire rero. Ese shiri wagisohoye ukashugunya ubundi. Bari hano. Wamungaruriye hano nkakwereka. Hanyumvira. Uransuzugura imbere y'umugore wanjye nta n'isoni. Wamungaruriye hano. Gwino tuvuga. Mama hero. Uri muririza nta n'isoni ufite uri kurizwa n'iki wowe? Mva nkubwire. Uzabaze. Reba umwanya wanjye. Beba. Urizwa n'iki? Ibintu byanjye byose wiruburya ngaho imigati wariye ibiti byose ntabwo ari ubaho. Reba umwanya wanjye wangije ngewe. Ntabwo nakubaye ndageze mu kazi kawe. Baba bigize intambara nta n'isoni ufite. Ese kurarizwa n'iki? Uri kurizwa n'iki wowe? Uri. Icyose kiri kujya he? Sohoka genda. Cyambaye ibirenge cyane. Sohoka. Hano genda. Kugurwa rugi kivaho ngaho. Uri kugenzwa n'iki wowe? Urashaka iki hano? Nafungiye mu nda bimeze na kuva kare nagiye kubana bakanga kumfungura pe ndashoje. Tubazi wowe uri kurizwa n'iki? Bose mwamba bane mukama icyo kurya cyonye. Nta biryo biri hano nawe genda. Bashima igiceri cy'ijana. Ngende Ukijana saa ikibona hano. Bose wamba bareko. Akundi wowe uri cyane ninde gusumya hano. Uri. Tesi? Ese iyo ngicyo kiza uyu nguyu he? Tesi? Akujena ibintu biri kubera muri urugo nibi. Ntabwo kuri kwishuri. Uyu mujyi wabuze ko kubara biki. Wowe cyane bundi. Warashatse se. Neze ko mbona bagufashe nabo none umugabo wawe. Uyu ninde nawe ugize ako abasazi baramenyana undi uyu ni uwahewe uzanye mu rugo nuwahehe baruka nkuriye imyanda aha ngaha uyu mugabo wawe ubundi ngere kamwe n'umuceri uyu mugabo ni wowe nenda ariko umugore wayirirwa benshi umutwe abyagera iyo dutwite niyo mugabo wanjye oya ntabwo wabihora